kwa data ngo dufite ubutware n'ubushobozi iyo twizeye amagambo ye nk'uko yayatubwiye Imana nishimwe. Haleluya. Anamubwira ngo bitewe nuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha uhinduriwe izina kandi uhawe n'iki? Uhawe n'umugisha. Imana izajya ihagusanga ikubwira icyo gukora, izajya ihagusanga ikuganirize, izajya ihagusanga ikuremera ibindi byiringiro bishyashya. Tuje mu nzu yawe tuzanye ibitambo byishimwe, twibutse indahiro warahiye ba sogokuru kuducungura udukura mu Egiputa, wadushakiye inzira inyanja itubera nk'ubutaka, ubwawe watumye twambukisha uruzi ibirenge. Twaryaga ibiryo biva mu ijuru, tukanywa amazi yo mu gitare, icyo gitare cyari Kristo, ho ho, icyo gitare cyari Kristo. Twaryaga ibiryo biva mu ijuru, tukanywa amazi yo mu gitare, icyo gitare cyari Kristo, ho ho, icyo gitare cyari Kristo. Imyenda yacu ntabwo yadusaziragaho, nta nubwo yacuyaga, n'inkweto zo mu birenge byacu nazo nuko wadukijije abanzi mu nzira, wadukijije abanzi mu nzira, wadukijije abanzi mu nzira. Haleluya. Ndirimbye nihuta ko mbona wenda mfite iminota mikeya, ariko uno muririmbyi abafashe. Haleluya. Uyu muririmbyi abafashe, ujye wumva nimba ugiye mu nzu y'Imana ko hari turugomba kwinjirana. Haleluya. Hari ubwo iba yakurinze nijoro butari gucya bugacya, hari uko iba yakurinze uri mu muhanda ugenda, hari uko iba yakugaburiye bitari kwemera, hari uko ikwambika bitari kwemera, hari uko irinda abana bitari kwemera. Nujya winjira mu nzu y'Imana ujye wumva ko hari ishimwe winjiranyemo, Imana ishimwe. Abisiraheli bo ntabwo ngo imyenda yabo yigize icuya, n'inkweto ntizigize zibasaziraho, oya babanye n'Imana. Haleluya. Uravuga ngo igitare cyabo cyari Kristo, Imana ishimwe. Nawe udukurikiye uyu mwanya wumve ko igitare uri na cyari Kristo, Imana ishimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Intego mfite ni intego ivuga ngo nukirana n'Imana n'abantu uzanesha. Haleluya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga hano mu Itangiriro ibice 32, turava ku murongo wa 23. Dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo Yakobo akirana na marayika w'Imana, abyuka muri iryo joro ajyana n'abagore be bombi n'inshoreke ze zombi n'abana be uko ari 11, yambuka cya cyambu cya Buki. Arabajyana abambutsa uwo mugezi, yambutsa n'ibyo yari afite byose.
Yakobo asigarayo wenyine. Haza umugabo aramukiranya, bageza mu museke. Abonye yuko atamutsinze, akora ku mutsi wo kunyonga y'itako rye. Umutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo urareguka, bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkurekura utampaye umugisha. Aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. Aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isiraheli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubaza ati niki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuherayo umugisha. Amina. Haleluya. Dusomye amagambo atari menshi cyane, ariko ni amagambo akomeye. Yakobo, haleluya, muri we yumvaga ko nyine ari Yakobo, kandi Yakobo bitubwira ko ari izina risobanura umuriganya. Mu by'ukuri Yakobo yumvaga nta cyiza cyangwa nta wundi mugisha yabona, kuko yumvaga hari byari byaramubayeho. Haleluya. Ariko nubwo yumvaga nta cyamubaho, Imana yari izi yuko hari ikiri buhindure ku buzima bwe. Haleluya. Nuko ngo Yakobo aragenda asura mu gihugu cy'iwabo, yambutsa abagore be n'abana 11 n'ibintu byose arambutsa. Ariko turasomye ngo amaze kubambutsa arongera asubira hakurya ya Yorodani, asigarayo wenyine. Imana ishimwe. Nuzajya ugera mu bibazo, uzajya usigara wenyine. Wambutse ibyo ufite, usigare wenyine n'Imana yawe. Imana izajya ihagusanga ikubwira icyo gukora, izajya ihagusanga ikuganirize, izajya ihagusanga ikuremera ibindi byiringiro bishyashya. Haleluya. Nuko Yakobo, amina, arangije kwambutsa ibintu byose, arongera aragaruka asigara wenyine. Arangije ararya. Hamaze kuryama ngo haleluya, abona haje umugabo. Haleluya. Abona haje umugabo. Imana ishimwe. Bikomeye, hari umugabo ugize akakwegera. Uwo mugabo, haleluya, uwo mugabo iyo amaze kuza ntago aziraho, nta nubwo agenderaho. Haleluya. Ntago agusiga uko yagusanze. Arangije araza ngo aramufata, aramukiranya. Yakobo nawe aravuga ati sinkurekura. Yabonaga ko ibintu bidasanzwe, ariko impamvu atamurekuye, yasigaye wenyine. Burari icyifuzo afite mu mutima. Wenda aravuga ati se Mana, ubu bwoko ko navuyeyo mpunga mbujyanye he, ndakora iki? Mu gihe agitegereza Imana, haza umuntu kumukiranya. Yakobo aravuga ati sindakurekura. Haleluya. Sindakurekura. Akirana na marayika, isaha imwe, amasaha 2, amasaha 3, arakirana. Haleluya. Arakirana. Marayika abona ibintu byahinduye isura, aravuga ati uyu mugabo ntago ari burekure, ndakora he? Ese wowe iyo bikomeye ukirana gute? Aho ntago ugirekura ku munota wa nyuma. Aho ntubona yuko upfuye ukarekura. Aho ntubona ko utinze kuza ukarekura. Ariko hari ijambo rikomeye marayika yabajije Yakobo. Yaramubajije ngo ubundi Yakobo witwa nde? Tuvuge ko sataraze ko yitwa Yakobo. Yaraze ko yitwa Yakobo kugira ngo Yakobo yivugire. Muri iyi minsi ukeneye kwivugira. Haleluya. Muri iyi minsi ukeneye kwivugira, nta wundi muntu uzakuvugira. Ivugira izina ryawe, ivugira ibikugoye. Yakobo yivugiye izina rye rirahindurwa. Nawe ivugira ibikunaniye, Imana irabihindura. Imana ishimwe. Nuko arangije kumubwira ngo nitwa Yakobo, kuko yarabonye yuko yananiwe kumurikura. Aramubwira ngo ntago ukitwa Yakobo ukundi. Haleluya. Ariko hari impamvu yamubwiye. Yaramubwiye ngo kuko wakiranyije Imana n'abantu ukanesha. Haleluya. Ibintu byose biza kubera yuko twanesheje. Iyo waneshejwe nta kintu ubona, ariko iyo unesheje uba ufite ubutware. Haleluya. Kwa data ngo dufite ubutware n'ubushobozi. Iyo twizeye amagambo ye nguko yayatubwiye, Imana nishimwe. Haleluya.
anamubwira ngo bitewe nuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha uhinduriwe izina kandi uhawe n'iki uhawe n'umugisha. Haleluya. Iyo Yakobo aza kurekura yari kubona umugisha nta nubwo n'izina ryari guhinduka. Haleluya. Yarakomeje. Haleluya. Gahunda ni ugukomeza tugakirana. Haleluya. Hari ibintu byinshi biri kudukiranya ariko gahunda turakomeje turakirana mpaka tubitsinze. Imana iguha umugisha. Haleluya. Nuko Yakobo aravuga ati yabawe we mbonye ko hano hantu hatandukanye n'ahandi hose. Ahantu Imana yagusanze ntushobora kuhibagirwa. Abisiraheli burya amaze kwambuka inyanja yishaka Imana yo kubwira Mose ngo bambuke bakomeza, ariko aravuze ati mukimara kwambuka mwese muhagarara kuri Yorodani mureba aho muturutse, muhagarara ku nyanja. Bazenguruka inyanja bareba aho bavuye. Imana yagira ngo ibere ku buryo ibatabaye, maze bamaze kubona ngo zirangabo zimaze kurengerwa buri wese ahise ahimba indirimbo muri we. Ntawabwiye undi ngo duhimbiye. Yubonye Imana ije bitumenya n'icyo gukora. Haleluya. Buri wese ahise ahimba indirimbo y'amashimwe bavuga uburyo byagenze n'uburyo babonye Imana yabo, bahita bafashirizwa aho ngaho. Yakobo nawe Yesu avuga ati ubwo mpawe umugisha ibintu byakemutse. Ahita ahaguruka noneho agenda n'abana be n'umugore yishimye kuko yari afite ibanga avanye aho hantu. Imana ishimwe. Gahunda ni uko ufite ibanga ufitanye n'Imana muri iyi minsi. Haleluya. Ufitanye n'Imana ibanga. Uwo muryango ushoreye ufite amakuru yawo. Itorero turi gusengera mufite amakuru yaryo. Abo tuyoboye dufite amakuru yabo. Haleluya. Yakobo ati tugende, agenda ntabwo bafite. Imana ishimwe. Reka dusome undi murongo tugiye kurangirizaho uri muri Matayo ibice 28 umurongo wa 2. Haranditse ngo haba kuko marayika w'umwami Imana yaramanutse avuye mu ijuru abirindura igitare akicaraho. Amina. Yesu nawe bari bazi ko birangiriye ku musaraba. Haleluya. Baravuga ati ubwo yapfuye twamwitereye icumu. Haleluya. Twamwisha areba, yapfuye areba, twamubambye umva byarangiye. Twanamushyinguye twamwiboneye ndetse twakezaho n'igitare kinini dufatanishaho n'ubushishi oya nta wakoraho. Bari bazi ko byarangiye. Haleluya. Ariko Imana irabitegereza ku munota nyuma niho Imana iza. Ngiye kanci none kwisengera sinya mfa gusubizwa kuwo munota. Hahandi ku munota nyuma yo hageze mbasha kubona imbaraga zo gutegeka nkabona Imana nihishe. Haleluya. Yesu nawe bari bamwibeshyeho. Haleluya. Unyumva wese nunkurikiye nabwira bari kumwe ngo bari bamwibeshyeho. Haleluya. Yesu bari bamwibeshyeho bagira ngo birarangiye maze ngo bashyiraho icyo gitare. Haleluya. Ariko Imana iravuga ati ariko koko aba bana b'abantu baragira ngo mbereke ko ndi Imana idatinya urutare. Ntabwo Imana itinya urutare. Nta kintu na kimwe cyananira Imana. Tegereza igihe cy'Imana n'isaha kigere, Imana nizo byose zabirangiza. Maze ngo marayika yitazabirindura igitare ahita yicaraho. Haleluya. Igitare cyari kiri kuri Yesu kirabirinduka marayika yicaraho. Asigara ari gutangaza amakuru ya Yesu. Abadukurikiye ino saha. Haleluya. Aba turi kumwe n'abadukurikiye. Haleluya. Marayika bumve yuko agiye kuza kubirindura igitare akicara ku kintu cyose cyari gishikamiye ubuzima bwawe. Wumve yuko namugoro Imana yatabaye igatabara Yakobo igakura ku gitare Yesu nawe uje gukura igitare ku byawe. Kandi ngo ikigikuraho harimo ne gushinzwe kuguma kuhicara kugira ngo kitongera kuza kukubangamira. Imana ishimwe. Imana igirangiza ibyanze kurangira kandi Imana ishobora byose. Imana ni data wa twese mwiza, ni umukozi w'umuhanga. Imana ibaha umugisha. Intego nari mfite nivuga ngo nukirana n'Imana n'abantu kanesha uzahabwa umugisha ndetse uzahindurirwa n'izina kandi no mu bwami bwo mu ijuru tuzabanayo kuko abazajya y'amazina yabo aranditse yarahinduwe. Hirimbanira guhindura izina ryawe. Imana iguha umugisha.
reka turangize dusenga Imana. Mana turagushimiye se umwami wacu Yesu Kristo, Imana y'amahoro, Imana nziza, uri mwiza, kubereye mwiza abagutegereza bose n'ubugingo bw'abagushaka. Rato pastepofa mando pai. Haleluya. Uri mwiza, ubereye mwiza abagutegereza bose ndetse n'ubugingo bw'abagushaka. Wabanye na Yakobo, haleluya, umugirira neza. Ubona ko atagomba kugaruka uko yagiye ari umuriganya, aravuga utereka mugarura, ari umunyamugisha umugirira neza. Haleluya. Wabanye na Yakobo umuhindura izina umuha umugisha. Natwe tumaze kumva ijambo ryawe ryuko hari ibintu ujya ushobora guhindura, wamara kubihindura ugatanga umugisha ku bwoko bwawe. Turagira ngo natwe utugirire neza, ugire ibyo uhindura, ugire ibyo utegeka, ugire ibyo urema, kandi umuntu wese udukurikiye akubone Mana. Urwaye nakire, uri kunda nabyare, wabuze urubyaro narubone, ufite ibibazo runaka bikemure, uguteza akagukurikira amugirire neza. Natwe dusabye kusubiza ibyifuzo by'abera bagutakira amanywa nijoro. Twibutse abacu ngo bagirire neza, amatorero yagirire neza. Ku isi yose dusabye umuntu wese uguhamagara kugira ngo akubone, ndetse n'umuntu wese ukubaza inzira uyimwereke. Dusengeye igihugu cyacu kugira ngo ukomeze kukinda no kugiha umugisha, ukomeze kubana natwe, umuntu wese umugirire neza. Kandi kiruta byose dusabye ubugingo kugira ngo tuzabone ubugingo, kandi n'amazina yacu azamagarwe mu gitabo cyo mu ijuru. Urakoze, urakarama mutware, tugushimiye ibyo dukoreye byose, ndetse tukuragije ibisigaye mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen.